Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Bande bizera ko umwami Yesu ari ku rugi. Kuba ku rugi ni ukuvuga ari hafi. Ntacyo reka tuzamure. Ni bande babyizera. Yesu urayibona. Ariho kubyizera no kubona. Biratandukanye. Hariho kwizera utarinze kubona. Hariho no kubona. Abazamuye murabyizera. Niba nese bayibona. Bangaye bayibona. Biratandukanye. Ushobora kubyizera gusa kuko byigishwa. Ariko ukaba utabibona. Kwizera ntago bisaba kubona. Bisaba kwemera ko ibyo wizera ari ukuri. Yesu yaravuze ngo ahirwa bizera batarinze kubona. Kubyerekeye Toma yavuze ngo nintamukoraho sinizera ko yazutse. None twese turabyizera hano upreske. Twese turabyizera. Ariko rero birasaba ko noneho tunabona ko ibyo twizera ko biriho biraba. Nashaka kubabwira gusa icyo Imana iri irakora ubu cyangwa ishaka gukora mu bwoko bwayo. Iyi ni introduction. Iki Imana iri irakora ku isi, ndavuga mu itorero, simvuga ibyikora mu isi yose ko turayibona, ni ibimenyetso by'ibihe, ariko ndavuga mu itorero, mu bwoko bw'Imana. Hari iby'Imana iri irakora, hari n'iby'Imana ishaka gukora. Ibyo iri irakora cyangwa ibyo ishaka gukora nibyo yakoze n'imbere y'uko Yesu aseruka. Bibiliya ivuga ngo yatumye integuza ariwe Yohana umubatiza, mwene Zakariya na Elizabeth. N'ubu yenda kugaruka, hari umurimo ariho arakora, ari n'umurimo ashaka gukora, kuko benshi mu bwoko bwayo ntibumva, ntibazi n'ibihe aho bigeze, bafite n'ubutumwa busa nabwo kandi atari bwo, bakigishwa gusa gukreminga ibyo mu isi, komeza inzozi zawe, nimba inzozi zo kuba igihangange zikomeze n'ibiki byose, ntabwo ari bibi. Ariko kumenya ese ibihe nk'ibi muri agenda y'Imana bisaba ko umuntu w'Imana abibamo ate. Ibyo rero benshi biri kure yabo. None Yohana mubatiza nuhe murimo yakoze mbere yuko Yesu aza? N'umurimo ukubiwe muri verse imwe gusa. Luka igice cya mbere ku murongo wa 17. Ibi mubimenye ko ari by'Imana irakora na nibishaka gukora. Irabikora mu itorero ryayo ku isi ku bantu bamaze gusobanukirwa ibihe turimo, irashaka no kubikora muri bariya batarasobanukirwa. Bwa Kristo twise bling. Bya bintu gusa byo hejuru, ariko profondeur mu mitima y'abantu ntayo. Reka dusomere mumve. Uyu niwo murimo Yohana Umubatiza yakoze mbere yuko Yesu aza, na niwo murimo Mwuka Wera ariho arakora, ashaka no gukora muri bariya batarakanguka mu bwoko bwayo. N'uwo murimo nta wundi. Reka dusomere. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha. Muvuge muti uyu ni Yohana Umubatiza. Ubu ni ubuhanuzi bumuvugwaho. Amen. Hallelujah. Amen.
n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana. N'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana. Amen. aya ni amagambo ya marayika. ariya kuri 11 marayika niwe avuga aya magambo. usome kuri 11 ugeze kuri 13. Maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Amen. 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 aya magambo rero yo muri Luka 12 igice cya mbere kuri 17 ni amagambo yavuye mu kanwa ka marayika abwira se wa Yohana ibizaranga uwo mwana azavuka cyangwa mission azaba afite. Umviriza neza. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Kubera iki Eliya? Kubera iki Yohana umubatiza naza azagendera mu mwuka no mu bubasha bwa Eliya? Ni kuba ko Eliya turabizi twese. Imana yamuhagurukije mu gihe Isirayeli yari yateye umugongo Imana. Umurimo wa Eliya wari gute? Wari kugarura imitima y'Abisirayeli. Amen. Ikagarukira iki? Garukira Imana. Kurikira. Ni ukuvuga ngo mission ya Yohana umubatiza niyo mission Eliya yakoze igihe Isirayeli yari yateye umugongo Imana igahindukira Zabayali ibigwamana. Pour ramener, on va icyo Eliya yakoze nibi. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Asanganye imitima ya ba se n'iy'abana. Bivuga iki? Ibi Yohana azakora, ndavuga igihe Yesu yarataraza, Yohana integuza yakaza gutegura inzira ye. Gutegura inzira mu bisanzwe no gutegura ubwoko bwe kugira ngo asange buteguwe. Ni ibintu bibiri. Ngo azasanganya imitima pour ramener des cœurs des pères vers les enfants. Asanganye imitima ya ba se n'iy'abana. Ni kuvuga ngo aba base ni bande, abo bana ni bande. Buriya bwoko buturuka kuri nde? Ubwo bwoko Yohana azakoramo uwo murimo ngo abutegurire Imana yabo ni Isirayeli. None Isirayeli ikomoka kuri nde? Abrahamu, Isaka na Yakobo. Amen. Noneho hakaba hariho n'uruhererekane rw'abandi bakozi b'Imana Imana yagurutsa ari abatambyi bagasigwa amavuta. Amen. Ari abami bumviye Imana nka Dawidi agasigwa amavuta, ari n'abami bagiye bumvira Imana. Abo bose bitwa basekuruza b'ubu bwoko. None umurimo wa Yohana nukuzana uriya mutima waranze aho bakomokaho, kuzana muba bakomokaho. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo umurimo wa Eliya wari wo kugarura Isirayeli ku mutima aho bakomokaho, bahamijwe n'Imana ko banejeje Imana. Uwo mutima wabo uboneke muri ubwo bwoko. Abrahamu yubashye kandi yasenze Imana nzima. Imana imaze kumuhamagara. Isaka nuko, Yakobo nuko. Na zindi Imana bamenye basenze Imana yari mijuru n'isi. Abrahamu Imana imaze kumuvana mu bigwamana aho yakomoka muri Iraq, Imana ikamuyereka akayimenya, yahise atoza n'abamukomotseho iyo Mana nzima kugira ngo bayimenye bayikorere. Rero umurimo wa Eliya mu gihe cya Ahabu
wari uwo kugarura umutima w'abasekuruza babo ba Aburahamu, Isaka, Yakobo, abahanuzi, amen, ba Mose. Bariya bose bagendanye n'Imana, ari bo buriya bwoko bwitirirwa, ariko bukaba noneho bufite umutima utandukanye n'umutima wabo ubwo bwoko bukomokaho. Hano hariho mu gifaransa bita les patriarches. Hano hariho les patriarches Abrahamu, Isaka, Yakobo, ba Mose, bande, abo bose bagiye bagendana n'Imana. Bari mu gitabo cyabo Isezerano rya kera, Isezerano ry'icyo gihe ritaraza, mu gihe cya Eliya. None ubwo bwoko mu gihe cya Eliya ntabwo bufite umutima wabo bwitirirwa. Umutima bufite ni umutima wa gipagani, ni umutima wo gusenga ibigwamana, kandi sekuruza wabo Abrahamu, Isaka na Yakobo na ba Mose n'abandi basengaga Imana nzima. None umurimo wa Eliya ni ukugarura umutima wa Abrahamu, none Eliya mu mbaraga Imana yamuhaye awutereke muri ubwo bwoko. Mashimeje ku mwami. Ibyo nibyo bita ramener de cœur de père vers les enfants. Mwabyumvise? Ni nkuko mwebwe benshi muri mwebwe muri Abanyarwanda, ni nkuko bavuga ngo abo dukomokaho twebwe Abanyarwanda bari bafite ubumuntu, bari bafite kubaha kirazira. Umwana muto iyo abonaga umuntu mukuru yaramuhagurukira, umukuru akicara. Murabyumva? Mwabyumvise? Amen. Nta muntu yahangaraga umuntu mukuru, hari kubaha. Iyo bavuze rero societe dukomokaho, ibisekuruza byacu nk'Abanyarwanda, ukareba rero Abanyarwanda bubu twebwe, umuntu rero ashatse kuvuga muri imvuga Bibiliya yavuze ko yemwe hari ikintu gikiye gukorwa, hakwiye kugaruka mu muco wacu ibintu byiza byarangaga abo dukomokaho, bikwiye kugaruka. Nicyo byita kugarura imitima y'abase mu bana. Amashimeje ku mwana. Ariko ntabwo birangiye. Cyo ni kimwe Eliya yahamagariwe gukora. Niyo mpamvu yakigezeho ku musozi Karumeli. Imana imaze kwigaragaza mbere y'ibigirwamana, Isirayeli yose yahise ipfukama ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Noneho akura imitima y'ubwo bwoko mu bigirwamana. Kuri Karumeli umutima wa Isirayeli, haleluya, ugarukira Uwiteka nk'uko basekuruza babo bagendanye n'Uwiteka. Cyo ni kimwe. Ariko hari ikindi bavuze hari ngo et le rebelle à la sagesse des justes. N'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi. Toujours ni ya verbe ramener. Azagarura imitima y'abase, uwo mutima warangaga base urange iyo generation iri bwakire Mesiya. Sibyo gusa. Azagarura la sagesse des justes, ubwenge bwaranze abakiranutsi bwari bubuze muri ubwo bwoko, azabugarura abutereke mu mitima y'iyo generation itegereje Mesiya. Kuko hari ubwenge bw'isi, hari n'ubwenge bw'abakiranutsi. Ubwo n'ubwenge buva mu ijuru. Ibi rero Eliya yarabikoze, bituma Yohana nawe mbere yuko Yesu aza gutegura inzira ye mu gukora ibyo bintu bibiri: kugarura imitima y'abase muri abo bana, kuvuga ngo abana babo, iyo generation, no kugarura ubwenge bw'abakiranutsi akabugarura muri iyo generation, muri abo bana babo. Ibyo rero nibyo Eliya yakoze, na nibyo Yohana yakoze, na nibyo byitwa ngo ndijwe ry'urangurura mu butayu, umurimo wanjye no gutegura inzira y'Uwiteka. Na niryo jambo rirangiza hano, afin de, uvuga ngo iyi ni intego,
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ni ukuvuga ngo misiyo ya Eliya kwari kugira ngo abo bantu bagarukire Imana basekuruza babo. Misiyo ya Yohana Umubatiza kwari kugira ngo abo bantu batakirangwa n'umutima w'ababitirirwa. Yohana mu kuvuga ubutumwa, message ye, ubutumwa bwe kwari ngo agarure imitima y'Aburahamu, ya Isaka, Yakobo, y'Abamose, abahanuzi ba Samueli bose, ayigarure muri ubwo bwoko. Agarure ubwenge bw'abakiranutsi muri ubwo bwoko, kugira ngo Yesu naza Mesiya asange ubwoko bumwiteguriye, asange imitima yiteguye. Niyo ari misiyo yande ya Umubatiza. None ubu murizera ko Yesu arafigaruka, mwavuze yego. Murizera ko mubibona, mwavuze yego. None mwumva ko ubu umwuka arakora iki? Arakora iki? Igisubizo ni iki? Umwuka arakora iki? Ashaka gukora iki? Umwami ari ku rugi. Nimba ari ku rugi, hakwiye gukorwa ibyakozwe igihe ari ku rugi. Muranyumva? Nimba twizera ko Yesu arafigaruka, nimba tubona ko ibimenyetso bibigaragaza, nuvuga ngo umwuka wera icyo arakora ngo mutabona n'amaso mu buzima bw'itorero ku isi. Simvuga denomination imwe nka Beteli n'indi, ndavuga ku isi, umubiri wa Kristo. Umwuka ariho arakora ibi gute? Hari umutima w'isi utuye mu bantu bari mu isi. Mwabyumvise? Abantu b'isi bafite umutima wabo. Abantu b'isi bafite ubwenge bwabo. Mwabyumvise? Bidaturuka ku Mana, bituruka kuri Sekibi. None umwuka wera ko Yesu ari hafi kugaruka, ese agarutse aziyende? Bibiliya iratubwira agarutse mbere na mbere kugira ngo ahure nabo yacunguye. None abo yacunguye muri iyi si bahagaze bate? Nuvuga ngo rero umwuka wera ariho arakora umurimo wa Eliya n'umurimo Yohana Umubatiza, kugira ngo abari mu itorero ry'Imana, abitirirwa izina ry'Imana, abitirirwa izina rya Yesu, umwuka wera agarure umutima wo kubaha Imana waranze ba sogokuruza mu kwizera, awugarure mu bwoko bwa none. Murizera ko Imana ishobora gufungura ubwenge umuntu akumva ibyanditswe byera? Nibyo Yesu yakoze. Ngo yafunguye ubwenge bw'abigishwa be ba mbere ngo batahure ibyanditswe byera. Nanjye amasengesho nabasengeye, nabasenga Imana ibafungura ubwenge kugira ngo mutahure ibyanditswe byera, kuko hari imbaraga zifunga abantu ntibatahure ibyanditswe byera. Wabyumvise? Amen. Bashobora gutahura ukuntu ibishyimbo byazamutse ibiciro, umuntu wese akanabimenya, ariko ijambo ry'Imana rigafunga ukababwira ekada ushobora kuba ari aho, ariko nta sanantrepa. Kubera iki? Ni iby'umwuka, n'ikirirwanya n'icy'umwuka. Rero nabasenga ngo Imana ibafungure ubwenge, umwami Yesu wafungura ubwenge, mutahure ibyanditswe byera. Imana yabwe icyubahiro. Umwuka wera mumufate mu mwanya wa Yohana Umubatiza, kuko umwuka wera ariho arategura umugeni wa Kristo, ariho arategura itorero. Niryo Yesu agira azire mbere na mbere. Hanyuma namara gutwara be, mwabyumvise, hazanyuramo imyaka 7 yo muri iyi si, agarukane nabo kwima ingoma ye y'imyaka 1000. Nuvuga ngo Yesu azagaruka uburyo
bubiri. Azabanza agaruke, isi ntizamubona, abe nibo bazamubona. Hanyuma nagarukana n'abera rero, isi yose izamubona. Ubu rero reka ndeke ibyo kugaruka kwe kwima ingoma ye, mvuge ibyo kugaruka kwe gutwara itorero. None mwibaza ko Umwuka Wera ariho arakora iki? Ashaka gukora iki? Nta kindi, ariho arakora umurimo Eliya yakoze mu gihe cy'umwami Ahabu, umwami mubi. Wabyumvise? Wakuye Israeli ku Mana. Hanyuma uwo murimo marayika yavuze ngo na niwo Yohana azakora, na niwo yakoze, kugarura imitima yabo twitirirwa ibyo kwizera, Abrahamu, Isaka, Yakobo, abahanuzi, bariya bose bagendanye n'Imana Bibiliya ivuga. Noneho umutima wabo cyangwa imitima yabo iturange twebwe bwoko bw'Imana w'iki gihe. Imana nikubona ikubonemo umutima wa Abrahamu, Imana nikubona ikubonemo umutima wa Isaka, umutima wa Yakobo, umutima wa Mose, umutima wa Yosuwa, umutima wa Samuel, umutima w'abahanuzi b'Imana. Nicyo bita kugarura imitima yabase kuba kubana. Kuko twebwe tukomoka kuri bo mu buryo bw'umwuka, ntabwo dukomoka kuri bo mu buryo bw'amaraso. Bariya Abayuda nibo bakomoka kuri bo mu buryo bw'amaraso. Icya kabiri, kugarura ubwenge bw'abakiranutsi, la sagesse des justes, ngo ize mu bana. Nuvuga ngo uyu munsi isi ifite ubwenge bwayo, kandi ubwenge bwayo ntabwo ari ubw'Imana. Hari ibyo isi yita ko byera, ariko Imana ikabyita ibyirabura. Hari ibyo isi yita ko ari byo, ni ukuri, Imana ikabyita ibinyoma. Nuvuga ngo umurimo w'Umwuka Wera ubu, uretse kugarura imitima yabase mu bana, hariho no kugarura ubwenge bw'abakiranutsi mu bana. Nuvuga ngo abakiranutsi bavugwa ni bariya nyine twitirirwa basekuruza babizera, ubwenge bwabaranze. Bibiliya ivuga hari ubwenge bubiri. Hari ubwenge witwa la sagesse de Sion, ubwenge bw'Isiyoni, n'ubwenge bw'ijuru. Hariho la sagesse de Javan. Javan ni irindi zina ryo kuvuga Ubugiriki. Hari ubwenge bw'Ubugiriki. Ubwenge bw'Ubugiriki ni ubwenge bw'isi. Rero Mwuka Wera icyo arakora, icyo ashaka gukora ni ukugarura ubwenge bw'abakiranutsi mu bwoko bw'Imana, kugira ngo muri iki gihe tumutegereje tugendere mu bwenge bw'Imana, ntitugendere mu bwenge bw'isi. Iby'Imana yita ibyera tubyita ibyera, iby'Imana yita ibyirabura tubyita ibyirabura, iby'Imana yita icyaha tubyita icyaha, iby'Imana yita iby'igikundiro tubyita iby'igikundiro, iby'Imana yita ko ari abomination, ibisese, ibizira tubyita ibizira. Ibyo nibyo bita la sagesse des justes, ubwenge bw'abakiranutsi. Ibi rero nibyo Umwuka arakora. Nimba uri mu nzu y'Imana hano cyangwa uri ahandi mu nzu y'Imana, ibi nibyo Umwuka arakora. Nibyo na nibyo byita gutegurira Uwiteka Imana ubwoko, amen, bumwiteguye, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que nous sommes bien disposés? Tegure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ese dutunganije umwami Imana? C'est ça. Umwuka Wera ariho arasoza imirimo. Amaze imyaka 2000 yubaka itorero rya Kristo. Ubu rero ariho arafinaliza. Iyo ubatse inzu hariho phase bita ya finissage, sibyo se? Ubu rero Umwuka Wera ariho akora finissage mu nzu y'Imana. Ariko ntago byoroshye, kuko abantu benshi
ngo mu gihe cy'erezo bazagira ishusho gusa, ariko mitima yabo y'Imana barebye ntabwo babonamo umutima basokuza bacu mu kwizera, cyangwa ubwenge bubabeshyaho muri iyi si. Ntabwo ari ubwenge bw'Isiyoni, ntabwo ari ubwenge bw'abakiranutsi. Kugarura imitima ya base ku bana n'ubwenge bw'abakiranutsi ku bana. Umuntu akubaza ngo ese umwuka wera arakora iki? Nta bindi, igisubizo ni iki. Intego ni iyihe? Ngo atunganye ubwoko bw'Imana, nyirabwo asange bwite butunganye, nta bindi. Amen. C'est pas compliqué. Nimba rero umufite ibyiringiro Yesu, ukawizera ko ari ku rugi, ukawizera ko ubibona mu bimenyetso, ibi nibyo rero umwuka arakora. Mu masengesho rero muri iyi minsi umusabe ngo abikore. Amen. Haleluya. Umusabe ngo abikore, ko wamaze kumva ibyo rero arakora. Mwami, ngarurira umutima wa Abrahamu, Isaka, Yakobo bose, uwo mutima wabaranze ureme muri jye. Ubwenge bw'abaranze abakiranutsi ba Paulo bandi bose, aho bose uno munsi tuvomamo icyitegererezo muri Kristo. Ubwenge bw'abaranze mwamubuzane muri jye. Uko niko rero uzaba uri mu bwoko butunganirijwe kuzasanganira umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo. Ngiyo ministere y'umwuka wera ubu, nguyo umurimo w'umwuka wera. Ntabwo bisaba za filozofi zihanitse, ntabwo bisaba ibintu byinshi, teoloji ihanitse, oya, nibi bintu gusa. Luka 1:17. Ibindi byose mumva byigishwa mu izina ngo ry'Imana, mu izina ngo rya Yesu, ijya no hino ku isi, mu YouTube na hehe, nimba bitari muri Luka 1:17, nimba atari yo ntego, mubyite tapaje. Tapaje ni iki? Urusaku mbere y'Imana. Mwabyumvise se? Abantu barakunda tapaje, kuko Paulo yabwiye Timotheo mu gihe cy'erezo ngo abantu baziziba amatwi, ngo nibumve sound doctrine, nibumve inyigisho nzima, ngo ahubwo kuko amatwi abarya, ngo bazikurura bigisha benshi babahe ibihwanye n'irari yawo. Kiricyo gihe turimo. Bazakunda tapaje. Kubera ko bakunda tapaje? Kuko birajyanye na bling bling. Kuko bling bling ni bigenda bisakuza. Tindaje. Twabonetse, turahagurutse. Twaserutse. Watubonye? Mati vu? Ibyo nibyo abantu bakunda.